Mu minsi yashize rero mwigeze kumva Marina ngo ko yambitswe impeta n'uwo bita Ivan. Noneho rero ejo hashize yakoresheje ikirori atumizamo inshuti n'abavandimwe ndetse n'abandi bahanzi bagenzi be, yerekana umukunzi we ku mugaragaro. Ariko mwibuka neza ko yari yavuze ko adakeneye umugabo, ko ashaka we ayumva yuko yashobora no kuba yabaho wenyine. Ni amagambo Marina ubwo yari yitangarije, ariko noneho mu kirori cy'ejo hashize niho yemeje ko Ivan ko bamaze imyaka 5 yose bakundana. Nta muntu wabaga wabitekereza, nta n'umuntu wabaga yabikeka kubera ko ntabwo bagiye bakunda kubishyira ahantu hagaragara cyangwa se ku buryo bugaragara. Kandi nawe wasanga utarubizi ko bamaze imyaka 5 ashobora kuba akundana n'uyu musore. Se wari ubizi? Marina rero yari amaze imyaka 5 inarenga akundana n'uwo bita Ivan, bakundana mu banga rikomeye. Ubu noneho rero ibintu byahindutse burundu, guhera tariki 21 Gashyantare 2026 aba bombi rero bakoze ibirori byo kwizihiza isabukuru ya Marina muri Doti ya hoteli yabereye Nyarutarama. Ariko ibyo byabereyeho ntabwo byari isabukuru gusa, ntabwo ari isabukuru isanzwe, ahubwo hari amagambo yavuzwe. Hari umuntu kwambika impeta cyangwa se kwambika impeta yambitswe, kandi hari kuri tariki yashyizweho ku mugaragaro. Baza kuba ahitamo poropozo bita Ivan, ahita amwambika impeta. Mwarayibonye izo video zagiye ziracicikana. Marina nta kujijinganya yahise yemera amwambika impeta. Reka tubirebere hamwe rero ku buryo burambuye kugeza ku musozo, nuko n'amagambo Marina yagiye avuga mu kirori cy'ejo hashize uko cyari kimwe nuko yagiye akora abantu benshi umutima. Ibirori byabereye muri Doti hoteli byari byiteguwe neza, ubona yuko ari ibintu binejeje. Abatumirwa, inshuti n'abavandimwe bari hafi aho, abahanzi n'abahanzi bamwe yari yatumiye bagenzi be mu muziki nyarwanda. Ivan muziki yahise yakijamba ako kanya, akimara nyine kubona ko ibintu byagenze neza, yatse ijambo atangira ashima umukunzi we, avuga ko imyaka 5 bamaze mu rugendo rw'ibyishimo n'urukundo rwuzuyemo umunezero n'urukundo rukomeye. Yagize ati, uyu munsi ni umwe mu minsi nari ntegereje. Uyu muntu yambereye imfura, ambera inshuti nziza, ambera aho abandi batabashije kuba bakora, ambera byose. Sinzi ikintu namwitura uretse kukubwira ko wambereye umugisha. Aya magambo yagiye akora abantu benshi ku mutima bitewe n'uburyo yavuzemo yitonze, yaherekejwe n'amashyi menshi. Bamwe mu bari bari aho, Marina nawe yagize icyo abivugaho kubera uburyo yavugaga agaragaza urukundo rusesuye, agaragaza amarangamutima. Kaho rero ibyo bitari bihagije, Ivan Music yahise atangaza ko yamaze kwambika Marina impeta kuri tariki 11 Gashyantare. Uyu munsi ari kuri Saint Valentin, wari umunsi w'abakundanye, niho byabaye. Byasobanuye ko urukundo rwabo rutari amarangamutima gusa nk'uko bamwe bagira babivuga, cyangwa se atari bujyajya, ahubwo bafite no kuba babana, ahubwo rufite intego yo kuba barushinga bakazabyara abantu. Yemeje ko rero ubukwe bwabo buzaba muri uyu mwaka wa 2026, ariko ntabwo bemeje itariki. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bagiye babigarukaho, ariko nta matariki ya nyayo bemeje. Batese kuko bagiye bamwe babishidikanyaho, bumva yuko ari indirimbo bashaka gupromotinga cyangwa se ari indirimbo nshya bagiye kubasohora. Ariko amakuru yemeza ko imyiteguro y'ubukwe igiye gutangira muri aya mezi ari imbere. Marina rero nawe yagize icyo abivugaho ku magambo Ivan yari amaze kumubwira. Marina nawe yafashe ijambo atangira aseka cyane n'akanyamuneza, ubona yuko abyishimiye, agaragaza amarangamutima ye akomeye. Yagize ati, reka mbabwize ukuri,
ntabwo nigeze ntekereza ko uyu munsi wagera nkiri kumwe n'inshuti yanjye nkunda kandi nishimiye. Tuzi neza igihe twakoraniye, tuzi ibyo twagiye tunyuramo, kwishima mu rukundo. Yongeraho ko Ivan yamubereye inshuti nziza mbere yo kuba umukunzi we kandi ko kamufite ku mutima. So reka dutegereze igihe rero bizabera, tunabifuriza kuzagira urugo rwiza, ibindi tuzagenda tubibazaho gatanu kuri kagenzi kabo. Ntitwabura kubifuriza kuzagira urugo rwiza, kuzagira urugo ruhire hamwe n'aba bombi, kuba bamaranye iyi myaka 5. Hari benshi bamarana umwaka umwe ugasanga byabaye ikibazo ariko bo bamaze igihe kirekire. Rero mu minsi yagiye yicuma indi ikaza, yavuze ko bagiye bakundanye mu bwitonzi, batitaye ku magambo yagiye avugwa hanze, ahubwo kuba umubano waba waragiye ubaho buhoro buhoro aribyo byagiye bibafasha. So aya magambo yakoze abantu benshi ku mutima, ubona yuko abantu benshi bishimiye urukundo rwabo. So rero weho urukundo rwa bano bantu babiri urarubona ute? Ni iki wabivugaho kuri aba bombi ko ari babiri? Twifurize kugira urugo ruhire cyangwa se kuzakundana mu byiza no mu bibi, bakazatwereka ibiro bigiye bitandukanye. So turabakunda cyane.